Yesa ko turimo turatangira noneho ko ni rurangiza ni umwaka ubwo dutangira aho ngaho hari ibintu birimo birakongoka bishya mukabona ko birimo biraturika bijya mu kirere inzu nazo zahungabanye dore nuko nguko wakibaza ngo ni ibiki byabaye ariko bakatwereka ko ari laboratwari imajije kuba nyine yakongoka itangazamakuru naryo riri aho ngaho ati saa 2 z'ijoro ibintu byakomeye laboratwari ya Georgia iyangiritse ubwo batangira kwavuga ati yaturitse ariko ubutabazi burimo buragenda bwakorwa abambere batangiye kuba babakuramo ariko birakomeye cyane kuko abambere barengewe n'ibintu bimeze nk'amabuye ubwo nyine ukamenya ko ari inkuta zari zubatse ino nzu dore ndebera abantu bagiye barengerwa bo barengerwa n'ibikuta ibyaho ngaho hari uri murazahamagara ati Sara we Sara nyine ukamenya ko ari ukora mwaho hari abandi barimo baracacana bagenda birukanka cyane undi arimo arahamagara ngo Sara kumba ngaho hari uryamye akimubona yise avuga ati Emily ubwo yaje yirukanka cyane amuhamagara ati Emily we ubwo nyine nushaka umwite Emily ubwo nuko nguko yaje amubwira ati we Emily idora amaraso reba ukuntu yabaye ubwo niko yatangiye kuba yagenda mutaburura amubwira ati Emily we ariko arebye neza ahita avuga ati ye baba we agatangira kuba yamuhamagara amubwira ati Emily yarengewe n'ibintu byine by'ibitaka ukungu bamwita Georgia Eric ampaye nka rero bamwita Eric Georgie ariko ubwo ngubwo tufate ka Eric ubwo yaraje aramubwira ati Emily we yewe Emily ubwo Emily yahise avuga ati Eric we ubwo niko yamufasha afata cya Eric nawe aramubwira ati mfata undi akamubwira ati nkomeza akamubwira ati wantabaye ndimo ndababara ndimo ndaribwa wamfashije undi ariko akamubwira ati we Emily we buretse iminota mikeya ngiye kuba nashaka Sara ari hehe se mbwira ahantu wegeze uba wamubona unyumvire nyine no muhunga wo kugira ngo atabara no mukobwa ahubwo atangiye kuba yamubaza undi bakorana ngari hehe amubwira ati ngari hehe undebere dore umukobwa yararebye arikanga nyine kuvuga ati abantu si umuntu naha ngaba baba bihera undi yaramubwiye ati se basi wambanjije ukantabara ukankura mwaha eko narengewe na bino bibuye wankuyemo basi bwa mbere undi akamubwira ati muri we nyumva neza ndimo ndakubwira ati we ntago uri murababara ntago tuzi ukuntu Sara ameze wasanga ari nawe ubabaje cyane reka mbe namureba ikandi ntubitekerezeho cyane cyangwa ngo ube wabitindaho nawe ndaza kuba nagaruka nze kuba nagukuramo usibyo si reka bari we mbanza kuba natabara ibintu biraza kuba byagenda neza siko bimeze umukobwa we yakubiswe n'inkuba kubona uno musore nyine ukuntu arimo aramubwira ngo abanze ajye kuba yatabara uwo Sara tutazi nahari ariko umukobwa we yumiwe cyane nyine kubona n'ubu uyu nguyu yarinde niba ari boss we kuko yitiranwa na runo ruganda rwaturitse n'ubari na ruganda laboratwari nako ariko yakomeje avuga ati we Sara uri hehe ariko umukobwa akamubwira ati Eric yaravuze ati wewe ndetse umukobwa yamufashe akaguru amubwira ati se Eric wantabaye ariko Eric yarahindukiye yitegereza umukobwa aravuga ati we wandekwe nkajya kwirebera Sara ari we ndimo ndashaka kuba natabara yamwitegereje utyo aramureba umukobwa akagumya amubwira ati Eric ndi hano ubwo hari umuhamagaye nyine ati ndi hano yewe Eric we ubwo nawe yararebye ati Sara we ubwo undi yakomeje amufata muri yaramufasha ati Eric ariko ndaramubwira ati ndekura ngendeka nge kwirebera Sara wakomeretse inge kuba namureba ubwo umukobwa nuba yari yarehamye nawe no kurohama se nuba nawe yari yarengewe ubwo ngubwo umukobwa yasigaye aho ngaho byamucanze ibyamurenze cyane we yaruhamye nako yarengewe n'ibitaka ndetse n'amabuye ubwo nyine ukamenya ko ibintu bikomeye ibintu birakaze ubwo nuko nguko Eric we yirukanse cyane ariko undi byamucanze byamurenze nta nubwo arimo aranyeganyega yarengewe yaruhamye ubwo ngubwo nkubwira ati reka tugatangirane neza kano gakuru ariko banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe usanze utarayikoze ube wayikora ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntiwibagirwe kuba wakora kuri like ubwo umukobwa nyine nduko nguko bimeze idore yatangiye kuba nyine yagenda yivanamo ariko bikanga ukamenya ko ibintu birimo biragenda bimukomerana ibintu byanze ibintu nta hantu afite ho kuba
yabicikira. Ubwo undi mukobwa n'uyu nguyu Sara ahari yatangiye kuba yahamagara Terike we. Eric nawe nuko nguko yaje atangira kuba mubaza ati Sara we, bimeze neza, ibintu byose bimeze neza. Undi akamubwira ati ndimo ndababara nukuri Eric, ndebera ndimo ndababara. Ubwo nuko nguko yamwerekaga ahantu yaba yababaye. Umuhungu nawe agatangira kuba yamubwira ati se ko mbona ari gatoya. Ati Eric we bigira ibintu byoroshye, amaraso arimo arava ahantu hose ndimo ndava amaraso, natinye, mfite ubwoba. Uyu nguyu bamwita Sara, uyu nguyu nyine bamwita Sara. Undi yaramubwiye ati ntugire ikibazo, ntuze kuba wagira ikibazo, reka mbe nakujyana kwa muganga babe bagenda bakwiteho, uraza kuba wamera neza sibyo se? Undi ati yego niko bimeze, yego niko bimeze. Undi Emuri, dore waracyarimo ararengerwa, yarengewe ariko umuhungu we habe no kuba yagira agatekerezo basi ngabe yamukuramo hariya hasi. We yahise yifatira Sara ngo babe bajye kwa muganga. Ariko Emuri, dore ibintu birimo biramubaho. Umukobwa we yaravugaga ati ngewe ndimo ndavirirana ahantu hose, kandi niba murimo murabibona dore umukobwa nta kantu ko mushwaruye ahari konyine. Ubwo nuko baciye kuri Emuri bamucaye. Emuri nawe atangira kuba yavuga ati yewe. Ubwo agatangira Terike, Eric we, ubwo agahamagara Eric ariko akamucaho nk'atamubonye. Dore ngo arahindukira akamwitegereza ariko ntihagire ikintu abe yakora. Umukobwa yaramurebye aramwitegereza n'amarira yazenze mu maso. Ikintu wakibaza abangaba bahuriye kuki? Ko mbona umuhungu nyine ameze nk'aho azi umukobwa n'umukobwa azi umuhungu. Ubwo yaramubwiye ati Eric, ndimo ndababara cyane, nukuri nyihutisha unjyane kwa muganga, uburibwe buri ahantu hose, injyana mu rugo meze nabi. Ubwo umukobwa nyine ukamenya ko ibintu byose w'ikintu akeneye ni ukujya mu rugo. Ariko umukobwa akagumya amubwira ati Eric we, wanyumvishije wakirebera uyu nguyu akikiye ngo bamwita Sara. Ubwo nuko nguko yamurebye aramubwira ati yego rata, reka nkujyane mu rugo ujye kuba wajya kuruhuka. Ariko umukobwa yagiye arimo arasekamo, aseka uyu nguyu wundi usigaye, itaka ryamurengeye cyangwa se inkingi zamurengeye. Dore abandi barimo barakora ubutabazi birukanka cyane, birukanka. Hano habaye iturika ridasanzwe. Umukobwa yagumye ahamagara ati Eric, yewe Eric we, Eric nyumva. Ariko Eric yikomereje utyo ndetse na Sara. Sara arimo arisetsa, waza umubaza iki, waza umubwira iki? Ubwo Emuri nawe yatangiye kuba yagumye ahamagara ati Eric we, Eric we yagiye. Umukobwa akagumya avuga ati ndacyari hano nukuri, ngo hindukira undebe ndacyari hano Eric we. Ariko Eric yarigendeye, habe no kuba yareba inyuma, habe no kuba yareba ku ruhande. We yagiye akikiye uyu nguyu atwaye tayari. Undi yasigaye aho ngaho arimo arazenga amarira mu maso. Ukamenya ko ibintu bikomeye, ibintu byamurenze, ibintu byamukomeranye. Ndebera nawe amarira. Dore umukobwa ngo byamurenze. Ariko ikintu nshaka kuba namenya ni ikintu apanga cyangwa se aho ahuriye n'uriya Eric, kuko wabonaga kamuzi. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yatabaza cyane avuga ati mwantabaye. Buri umwe hari arimo arimenyereze yirukanka cyane. Hano rero mu bantu ikintu kiba gitangaje nka bano, haba harimo n'abarimo baragenda basaka bapfuye, harimo n'abandi. Ariko hari uwaje ahita amugera hejuru, ukamenya ko icyakurikiyeho ko ari ukumutabara, akamujyana hano kwa muganga. Ubwo bakatwereka hano kwa muganga, aho ngaho umuganga arimo aravuga ati mana yanjye, uyu mukobwa hano yahageze hamaze iminsi myinshi, ariko n'umukobwa habuze gatoya ngaze kuba yapfa. Bitari ibi ngibi aba yapfuye, uku kwezi dutangiye ntabwo yari kuba yakwinjiramo. Habuze gatoya uno mukobwa yari kuba yapfa, yari gupfira muri ibi bintu. Uwo ni umuganga arimo arivugisha nyine avuga ati uno mukobwa habuze gatoya yakabaye yapfuye. Umukobwa nawe nuko nguko yabyutse, ahita atangira kuba yamubaza turabyutse, umeze gute, ni gute urimo uriyumva ute muko? Umukobwa nawe nuko nguko yakebutse, arebye neza dore ngo arabona umuganga. Yese atangira kuba yamubwira ati muganga we, yewe muga. Ubwo nyine ukamenya ko ibintu bitaworoshye aha ngaha. Yatangiye kuba yamufata ngo amwicaze nyine, kuko yaryamye igihe kinini. Yatangiye kuba yamwicaza gake gake, akamwicaza pore gake gake. Umuganga nawe agatangira kuba yamureba, umukobwa nawe akitegereza umuganga, bakarebana.
ariko no mukobwa nyine twabonye ibintu yahuye nabyo. Undi yahise atangira kuba yavuga ati se ko nta kintu urimo urambwira, ibino ni ibiki wari urimo uravuga, ni ibiki numvishije wari urimo uravuga mu kanya. Ubwo nyine yatangiye kuba yamubaza, undi nawe akamubwira ati ngewe kuva wagera aha. Yatangiye kuba yamubwira ati se kuva nagera aha nta muntu wegeze uza ahangaha kuba yandeba. Umukobwa nicyo kibazo nyine yibajije, niba hari undi muntu waba warigeze kuba yaza kuba yamureba akamubaza ati se pasi byagenze ute, ngo nari kuba napfuye vugishaga. Undi akamubwira ati byari bibi cyane, ni ukuri wari ukomeye, wari ukomeretse cyane, ku buryo ngende kukubwira ko bitari ibi ngibi hatabaho Imana wari kuba wapfuye. None se ko nta muntu wegeze uguhamagara, nta mukunzi, nta muntu n'umwe wo mu muryango wigeze uguhamagara basi wenda ngo abe yakubaza uko umeze, nawe aba yakwitaho, bimeze gute basi warebye umuntu uhamagara, niba ari n'umukunzi wawe ukaba wamuhamagara? Umukobwa akiyumvira cyane niba afite umukunzi, niba ntawe afite, niba bimeze gute, turaba twabimenya. Ubwo umukobwa nawe nuko nguko yarebye hirya aravuga ati umukunzi, ibyo gusa sereka mbe nanamuhamagara mugani mubwire ibitaro wenda ndwariyeho, ariko wahamagaye bamwita Eric George. Ubwo nyine ukamenya ko ari wa musore wacu Eric umwe watwaye Sara, kandi twabonye ko yatwaye Sara. Niba bakundana, niba bimeze gute ntumbaze, turaza kuba twasobanukirwa. Ubwo Eric arimo arita ku mukobwa uwo ni Sara, amubwira atakira abanzu rye, ibanzu rye uraza kuba wamera neza. Ubwo Sara yarebye hirya yitegereje abona hari umurahamagara. Ubwo nyine ukamenya ko ari muri n'ubundi uhamagaye gake gake tayari. Ubwo umuhungu nuko nguko yagiye kuri telefone ati hallo, n'undi ati hallo, akamubaza ati se muri we umeze gute? Ubwo nyine niko yamubajije, arimo aramubaza tumeze gute. Ubwo n'undi akamubwira ati se ngewe ndimo ndita kuri Sara, ariko Sara arimo aragenda yakira amererwa neza, ibintu byose ndimo ndakubwira ko Sara ari buze kuba yamera neza. Akamubwira ati wirira, unyumvira uwo yarahamagaye nk'umukunzi we arimo arita ku wundi, amubwira ati wirira. Umukobwa akabyumva akamubwira ati wowe uze kuba wakiyitaho ubwawe, nanjye ndimo ndita hano kuri Sara, nawe uze kuba wakiyitaho. Ubwo hirya umukobwa nawe agatangira kuba yamubwira ati Eric we ni ukuri mfata akaboko, ndi kumva karimo karandya, nyumvira ahangaha ukuntu umeze, ndi kumva ntameze neza, nyumvira kano kaboko urimo urumva ukuntu kabaye, nta nubwo ndi gushobora kuba narya, kandi ndumva mfite inzara. Undi akamubwira ati oya reka nze nkugaburire. Sara ubwo urumva ko adashobora no kuba yarya, reka mbe namwitaho, nawe witeho kandi bayi. Ubwo nyine nuko nguko yamukatiye, ahita ava kuri telefone amubwira ati niki shaka rata mbe nagutamika, nicyo ushaka ati kiriya mpereza kiriya. Ubwo umukobwa n'ubundi kwa muganga aracyababaye, ukamenya ko nyine ibintu bitangaje. Uriye Eric ari umukunzi we, uriye Eric ni umukunzi we. Ubwo urimo uramukatira muri ubwo buryo, ukabona ko nyine arimo arita kuri uriya Sara, ariko Sara niba nawe mukunda, ariko se n'icyo umuntu aba atabona hariya. Ubwo nyine ukamenya ko umukobwa akunda uriye Eric, ariko Eric atamukunda. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati se ni ibiki, namukunze imyaka igera mu 10 yose, dukundana, none ibi ngibi nibyo arimo aranyitura, cyangwa nibyo ndimo ndatekereza biri mu ntekerezo zanjye, ibi ngibi ni ibyanyabyo? Uwo ni umukobwa urimo urabyibaza ati ibi bintu ni ibyanyabyo ubuzima bwanjye, ibite byabwo, ikombo n'ibintu birimo birandenga bishwambagurika, ibi bintu ni ibiki? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu bishobore kuba atari byo, ibi bintu niyo byaba bitari ingenzi ngo ngiye ngo ntabwo nshobora kuba narya, ngo akaboko gafite ikibazo. Ubwo ni umukobwa nyine urimo urabyibaza, agatangira kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakibuka igihe umusore yari arimo amusezeranya amubwira ati we nzakurinda, igihe cyose uzaba unkeneye njye nzakurinda, ubuzima bwawe nzabushyira heza. Umukobwa nawe agasara amubwira ati yego, mbega byiza, ni byiza cyane. Ubwo umukobwa nyine arimo arabyibuka byose ukuntu ibintu byabaga bimeze, akabyibuka gake gake, agenda abyibuka, ibintu birimo biramucanga bikamurenga. Disi uko nguko niko yabyibukaga ukuntu umusore nyine mbere bari bishimanye mu rukundo, ariko ukuntu amwihindutse, ukuntu ibintu bihindutse nawe birimo biramucanga.
ubwo nuko nguko nyine umukobwa arimo arabyibuka agatangira kuba yakibuka ukuntu umusore nyine yagendaga amusohokana bagenda urukundo ruryoshye, agatangira kuba yavuga ati nta mpamvu se ubungubu yo kugumiza gukundana na Eric. Umukobwa nyine nibyo arimo aragenda yibaza, agatangira kuba yavuga ati singomba no kuba nakongera kubyicuza bino bintu birangire, ibi bintu birangire, nta mpamvu yo kugumya nibuka bino bintu. Uwo ni umukobwa nyine urimo urabivuga, yarebye aho ngaho witwa Mr Richard, niwe yahise ahamagara vuba vuba avuga ati Mr Richard reka nze muhamagare ntumbaze ngo ninde. Ahamagaye, ubwo nuko nguko yihutiye kuba yafata telefoni vuba vuba ahita ahamagara uwitwa Mr Richard, ahita atangira kuba yamubwira ati Mr Richard we, ndimo ndashaka kuba nakubona, nshaka ko duhura, ndimo ndashaka kuba nakubona, wambonera umwanya urahari? Umukobwa nyine niko yavuze, ubwo ntibyatinze idore hari aho yaje, ubwo ngubwo ugahita umenya ko nyine ari mu kigo cya gisirikare. Umukobwa hageze, yageze mu kigo cya gisirikare, niho yarageze, niho yanyarukiye. Ubwo yaje utyo atera urutambwe utyo agenda utyo tayari aje mu kigo cya gisirikare, yaje kuba yareba uwitwa Mr Richard ukuriye nyine ukora mwaho ngaho mu kigo cya gisirikare, amubwira ati ye muri we bimeze gute, ngo nibiki bimeze gute? Umukobwa nyine ukamenya ko atikoraho, umuntu winjira mu kigo cya gisirikare gutya ntago aba yikora, ahubwo yatangiye kuba yavuga ati narinje kuba nakapurayinga ngo mube mwanyohereza, ntago ngishaka kuba nakorera aha ngaha, ndashaka ko munyohereza mukanjyana, byaba byiza munankuye muri kino gihugu nkajya kure. Umukobwa nyine ukamenya ko byamurenze, yaje kuba yasaba, agatangira kuba yavuga ati ubungubu rero byaba byiza ubungubu kuko narimaje kuba nabisaba, mu minsi 5 biramutse bibaye, njyewe rwose sinzi ukuntu nabivuga, ariko iminsi 5 niyo mikeya bampaye nkaba nigendeye. Umukobwa nyine yaje kuba yasaba ko yakigendera akagenda, ntumbaze ngo agiye kuba yajya hehe. Ubwo nuko nguko imodoka irimo iragera aho ngaho, umukobwa ni urimo uravamo bamwita Emuri, nuko nguko arimo aravamo gake gake pole pole, yaramaje kuba yasaba kuba yakerekera akagenda. Ubwo nuko nguko yaje nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Umukobwa nuko nguko yayitegerezaga nyine iyo transferi bagiye kuba bamuhereza yo kuba yava ahantu yakoreraga akagenda, akibuka ukuntu bamubwiye ati muri we, akamubwira ati si ibingibi koko ko vuba wari ufite ubukwe ugiye kuba wabureka ntago ugikoze ubwo bukwe. Umukobwa nyine ukamenya ko yari afite n'ubukwe, agatangira kuba yavuga ati hoya nta mpamvu Mr Richard we, nta mpamvu y'ubwo bukwe, ndashaka kuba nabaho ubuzima bwanjye nkaba namenya n'agaciro kabwo, rero iby'ubukwe ntago mbishaka ubu ngubu. Umukobwa ukamenya ko afashe n'umwanzuro wo kuba yareka ubwo bukwe nyine yari afite, kuko n'uwari umukuriye nabyo yari abizi, nawe yaravuze ati nta kibazo, nta kibazo reka nze mbe nabisinyaho, bitwaye iki? Ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Gake gake ubwo akamubwira ati byose ngibi iretere dore ni iyi ngiyi, byose biri mwaho ngaho. Undi nawe akavuga ati ngiye kuba najya mu rugo njye gupakira ibintu byose, mu minsi 5 yonyine ndaba nagiye. Ubwo nyine umukobwa niko yavuze ati nta kibazo, iminsi 5 ndaba nagiye. Ubwo nawe nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ahaha ngiye kuba nagenda, ibintu byose ngiye mbihunge nyigendere njye kure. Cyane nuko umukobwa yiyemeje kuba yagenda, gake gake tayari idore nuko nguko iyambutse aho ngaho, ntumbaze ngo ninde uhageze, idore kugera aho ngaho yatangiye kuba yavuga ati ni inzu ya George, kandi aho ngaho bamanitse n'ibipapuro George na Sara bari mwaho ngaho, inzu batangiye kuba bagenda bimura. Umukobwa ariko akabireba akabyitegereza, ibintu byose arimo arabona ukuntu barimo baragenda bashyushye bagenda babihinduranya, agatangira kuba yareba indabyo ukuntu barimo barazigenda bazipfura bazegeranya bazikuraho, ukibaza ngo umukobwa niki kintu arimo aratekereza. Ubwo nuko nguko bamurebye baramwitegereza ati ye madamu. Ubwo nyine ukamenya ko bano bakozi baramuzi, baje birukanka cyane ati madamu. Undi yaravuze ati ki? Ubwo yaje yirukanka cyane, uyu bamwita Auntie Mary, yaje amubwira ati boss yatubwiye ngo ibi byose tubikore dukureho zino ndabyo, niwe wabidusabye ko dukuraho zino ndabyo, rwose twihanganire, kandi George yabyemeye, niwe wabitubwiye rwose ngo tubikore,
n'undi mukobwa wari uri hano niwe wabisabye ngo tuzikureho George. Arangije arabyemera. Rero ntabwo twari kuba twabyanga nubwo wazikundaga, ariko nta kundi kuntu byagenda, niwe wabidusabye ngo tuzikureho. Ubwo umukobwa nyine akitegereza. Ubwo nyine ikintu gitangaje aho ngaho hari handi mafoto bahise bamanikaho. Umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati nta mpamvu yo kuba nagira ubwoba bw'ibi bintu ndimo ndabona, nta mpamvu n'imwe ituma ngomba kuba nagira ubwoba. Reka. Ubwiwe ikintu arimo aribuka umunsi wa mbere agera aha ngaho barimo baramubwira ati ngo ufitiye surprise ugiye kuba wareba, ngaho reba. Ubwo yatangiye kuba yakibuka umunsi agera muri runo rugo bwa mbere ukuntu byari bimeze afashwe nk'umwamikazi. Ubwo zirandabyo nyine barimo barapfura yahageze izo ngizo zihari, ariko noneho batangiye kuba bazipfura. Umukobwa yakundaga indabyo yahise avuga ati indabyo, mana we, indabyo. Ubwo yarazirebye arazitegereza cyane, akareba hirya akitegereza. Eka gatebe tubonye barimo barahakura ikari gahari nabwo yarakabonye aravuga ati mana yanjye, iriya ntebe ndayikunze, ni hariya tuzajya tujya kuganirira. Mbega nukuri urantunguye cyane. Ubwo umusore akamubwira ati oya n'ibindi uzabibona wowe, ihangane, ikintu cyose uzajya ushaka, ikintu cyose uzajya ukenere muri we ujye umbwira nta ribi, nzajya nkiguhereza, nta kintu cyananira kuba naguhereza. Sibyo, icyo uzajya ushaka cyangwa wishimiye cyose ujye umbwira, kuko niwe muntu wenyine nkunda urukundo nk'uru nguru wenyine. Ubwo umukobwa agaseka ati yigo se, yigo. Umusore nyine yamufataga uko nguko. Umukobwa ibyo byose arimo arabyibuka ukuntu byabaga bimeze, yishimanye n'umusore, ariko ukuntu umusore yamwihindutse. Ariko undi yaramubwiye ati ndimo ndabibona, nta mpamvu, ndimo ndabibona, kandi ntwongere kuba wampamagara madamu n'indi nshuro, ubihagarike. Ubwo ukamenya ko nyine zahinduye imirishyo. Umukobwa nuko nguko yigendeye yinjira mu nzu, ariko aracyarimo arareba ya transfer gake. Ubwo nuko nguko yinjiriye mu nzu atangira kuba yagenda yirebera ya transfer, agatangira kuba yatekereza ati mfite iminsi 5 yonyine iyo kuba nava aha ngaha, namajije kuba napakira ibintu byanjye byose nigendeye. Umukobwa nyine yafashe umwanzuro bitewe n'ukuntu barimo baramurisha akantu k'ishyari, yahise afata umwanzuro kuba yakivira aha ngaha akagenda tayari. Ubwo nuko nguko yaje gake yayigiriye mu cyumba. Uwaza umubaza iki ko byamurenze, nuko nguko yiziye aho ngaho, ariko yumva abantu barimo baravuga kureba hirya dore abandi bibereye mu byabo. Waza ubabaza iki Karerike ndetse na Sara bibereye mu byabo dore ibintu bibereyemo. Tayari gake umukobwa arimo amurehareha. Undi yararebye aritegereza cyane, dore ngo biramurenga biramucanga, akagira umujinya bikamurya, agatangira Terike we Rike na Sara. Ubwo nyine niko yarebye aritegereza cyane, batangira kuba barebana. Umukobwa akababwira ati murimo murakora iki mu cyumba cyanjye? Mu cyumba cyanjye mwebwe gute mwankorera bino bintu? Ibi ni ibiki murimo murakora? Ubwo niko bahise babyuka birukanka ati bite byawe. Akamubwira ati muri we, yewe muri. Ubwo nuko nguko babyutse birukanka cyane, bavamo agatangira kuba yamubwira ati ngwino hano mbanze ngusobanurire. Undi akamubwira ati icyo nsobanura ntarimo ndabona, ndekura, nicyo ushaka kuba wansobanura ntarimo ndabona. Akamubwira ati nta kintu kiri hagati yanjye na Sara nk'uko urimo urabibona, kandi abantu bari baryamye, ariko ngo nta kintu kiri hagati yiwe nawe. Akamubwira ati ndakeka uraza kuba utabisobanukirwa, ariko ugomba kuba wabisobanukirwa. Ubwo na Sara agatangira ati muri we, yewe muri, nukuri ntuze kuba wagira ubwoba, nari nifitiye nanjye ubwoba bw'imirabyo cyangwa se inkubira zirimo zirakubita, kandi ndacyari mutoya, niyo mpamvu rero naje ndavuga ati tugira ibintu tube abankijije kuba nakandwa na zino n'iyi mirabyo n'inkuba birimo birakubita. Rero ndavuga ati reka tube turyamanye, abarimo arankiza ubwoba nari mfite. Unyumvire nyine ubusobanuro yifitiye uno mukobwa. Akavuga ati ariko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Akamubwira ati ahubwo ndacyafite n'ikintu cyitwa ubwoba, undebere dore ngarahita muryamaho. Umukobwa bakamufuhisha cyangwa bakamurisha icyitwa umubu. Akamubwira ati byose ni amafuti yanjye, unyihanganira ni amakosa yanjye. Ubwo ngubwo akongera akamuryamaho. Muri byose akabibona ukuntu abo ngabo bibereye mu byabo, nta kintu na kimwe yavuga, idore kumucanga.
bagatangira kuba bamubwira ati ntuze kuba wabigira ibintu birenze, ntubigire ibintu birenze, ahangaha rwose nta kintu kirenze kirimo ahangaha, byose bimeze neza, ntubigire ibintu birenze. Idore umukobwa ukuntu arimo arareba undi nawe agatangira ati reka nze mbanze nkwereke, urimo urareba utuntu turimo turakora, utu natwo urimo uratubona, undebere nyine dore ibintu bibereyemo. Agatangira kuba yamwereka turimo urabibona se, urimo urabibona tuno tuntu ndimo ndamukorera. Umukobwa nawe nta kintu yarenzaho, ibaze nawe ari wowe ibi bintu birimo birabaho, se ubu warenzaho iki? Isibye ko yanyuzagamo agaseka. Ibintu ni kwa kundi bavuga ngo ibintu byakurenze, ugatangira kuba waseka n'ibintu bidasekeje n'ibidahari. Undi yatangiye kuba yaseka, agatangira kuba yavuga ati hoya ntimugire ikibazo Sara we, ntihagire ikibazo na gitoya ugira, ntubigire ibintu birenze, ntanjye ntabwo mbifata nk'ibintu birenze nk'ukuntu murimo murabimbwira. Umusore agatangira kuba yafata umukobwa, undi akavuga ati ibyo mushaka byose mubikore, ariko byakabaye byiza mubikora ntari ahangaha, reka mbe nigendeye mubikore ntari ahangaha. Umusore nuko nguko nawe yahindukiye, undi aravuga ati ntabwo ndi bubahagarike, mwebwe mukora ibintu murimo murashaka byose, ariko ngiye ntari ahangaha ntabwo mwabinkorera mu maso. Tayari umukobwa yigendeye utyo. Ubwo ariko ukamenya ko umujinya mwinshi, dore Ariko aragenda yirukanka ate muri we, yewe muri nuko nguko yisohokeye agenda. Ariko nawe aza yirukanka cyane ati muri we, nyumva urimo urajya he? Ubwo bya bipapuro nuko byatakaye bitakara hasi. Umuhungu nawe yarabibonye, arabyitegereza, bose barabireba. Ibabibonye utyo, umukobwa nyine we yifitiye umujinya w'ibi bintu byose birimo biraba. Umuhungu nuko nguko yarebye, ahita atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki, ibi ni ibiki? Ubwo nuko nguko yarebye, mu rwego rwo kuba yareba yakubiswe n'inkuba. Nyine byari transferi yo kuba bamwohereza akava ahangaha akagenda. Ariko niba ari umusirikare uno mukobwa, niba ari iki, niba akora mu kigo cya gisirikare, ariko ibyo ari byo byose nuko akora mu kigo cya gisirikare. Ubwo umuhungu agiye kureba yahise abimwaka, aramubwira ati nta mpamvu yo kuba wabireba, nta mpamvu n'imwe yo kuba wabireba, ntacyo bitwaye, genda umarane umwanya wawe na Sara, naguhaye umwanya rwose, genda mugire ibintu mubara mwe mukora ibintu byawe byose. Undi akamubwira ati muri none se ko nta kintu kiri hagati yanjye na Sara, ni ukubera icyo urimo urambwira gutyo kandi nta kintu kiri hagati yanjye nawe? Nta kintu rwose kihari, nuko papa wiwe yamfashije ibintu bihambaye, rero niyo mpamvu nanjye ndimo ndamufasha kuriya, ariko ntugire ngo harimo ibintu birenze, reka nta kintu na kimwe kirenze kirimo aho ngaho. Umukobwa akabibona, akamwitegereza ukuntu umuhungu nyine arimo arigira umuntu wa nyawe, kandi nyine ubu se wasobanura iki? Ubwo ndagatangira ati se ntabwo ngamije kuba nakubabaza, kandi nta kintu kiri hagati yanjye nawe, umbabarire cyane. Ubwo nuko nguko yaramubwiye ati ahubwo ngwino ubanze ujye kumusaba imbabazi kuko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Undi aramubwira ati ndekura, ntiwongere kuba wamfata, ndakwiyamye, ndekura, tomanyira, egera hirya. Ubwo ngubwo ni ibiki? Ubwo agatangira kuba yamubwira ati wamaranye umwanya munini urimo urasangira na Sara, ariko ibyo ngibyo sinabigize ibirenze, ikirenze uragenda nabwo kugira ngo umbabaze, mugenda mumara umwanya mwibereye mu buriri, sinzi ibyo mwakoze, ariko ngendagira ngo mbe nakubwira ngo Ariko we sindi bumusabe imbabazi kuko nta kintu negeze mukorera. Ibyo byo ndabikubwiye, ndimo ndabikubwira nonaha, ntabwo ndi bumusabe imbabazi. Ibyo ngibyo byo bimenye, sinkiri na fiance wawe, sinshaka no kumenya uriya niba ari na fiance wawe. Ibyo byo ntabwo nkeneye kuba nabyumva, ndakwiyamye, mbabarira, ntabwo ndi bumusabe imbabazi. Ariko uno musore mu rwego rwo kuba yatinyuka, yatangiye kubwira uno mukobwa ngo agenda asabe Sara imbabazi. Undi akamubwira ati igihe intuza nyine haturikaga hariya nakabaye narapfuye, ariko kubera ko nyine abandi bantu badatekereza nk'uko utekereza, barantabaye bankura hariya hantu. Ese uba wiyumva gute? Ubu nta kimwaro uba ufite? Undi akamubwira ati kimwaro kiki? Uri kubona ngiye ntameze neza, hari kimwaro urimo urambona na se? Uragira ngo se ngiye mbifate gute? Mbifate nk'aho wapfuye kandi mbona uri muzima? Umusore nyine nyumvira ukuntu aba arimo aravuga. Umukobwa nawe yarumiwe, abona ko umuntu barimo baravugana we atari hano hafi, akamubwira ati uragira ngo ngufate nk'aho wapfuye kandi uri muzima? Nyine ibyo ngibyo uri kuvuga ngo wari kuba warapfuye ntabwo byabaye, ntabwo wapfuye, uragira ngo ngufate gute? Ngufate gute? Ubwo umusore nuko nguko yitegereje, aritegereza n'umukobwa nawe biramurenga.
bose byarabarenze, ariko uno musore ukamenya ko adashobotse, ntagashobotse. Ariko yaramubwiye atumva se, ngaho byose byibagirwe, byibagirwe. Ahubwo ikintu ndimo ndakubwira nuko waca bugufi ukagenda ukabwira Sara ibintu byose, ukamusaba imbabazi kandi wizere ko dutegura n'ubukwe bwacu. Siko bimeze se, suzi ko dufite ubukwe turimo turategura? Umukobwa ariko agatangira kuba yabyumva, akamubwira ati ngenda gukunda cyane urabizi, kandi urabizi ko dufite ubukwe, tugomba kuba twategura. Umukobwa agatangira kuba yaseka cyane, undi akamubwira turabizi ko nabigusezeranyije imbere hose, ese ubyibuka se? Umukobwa ariko agatangira kuba yarira, akanabyibuka cyane, akabyarira. Uno musore nyine ukamenya ko atari umuntu ushobotse. Umukobwa dore disi ukuntu arimo ararira, arimo aribuka ukuntu umusore yagiye amusezeranya, amubwira ati bazabana mu bibi n'ibyiza. Ubwo nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yahamagara Terike we, yewe Rike, ubwo yaje yirukanka cyane ati mfata undebere dore kuba yamurisha akabu. Akamubwira ati Sara ni ibiki bimeze gute, byagenze gute? Undi akamubwira ati ni ukuri idirishya ryanjye ntabwo rifunze, ndumva mfite imbeho, ndumva mfite ubwoba, idirishya ryanjye ntabwo rifunze unyumvira imiteto. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati imvura irimo iransanga mu cyumba, ni ukuri mfite ubwoba, natinye, ndimo ndagira ubwoba. Unyumvire nyine ukuntu umukobwa adashira isoni. Umuhungu yaramubwiye ati nta kibazo, reka mbe najya kuba nareba, ugumye ahangaha reka mbanze njye kureba uko bimeze. Ndaje. Ubwemuri ndetse na Sara barasigaranye bitegerezanya utyo, ariko umukobwa agahindukira ukabona ko ari umugome wa hatari, umuntu ugufuhisha muri buno buryo no kukwica yaguhitana. Ubwo yatangiye kuba yamureba amubwira ati wambonye se muri we? Akamuhamagara Temuri, aturi kubona ko mutagihuye, ntago mukijyanye, kandi nanjye ntaho duhuriye, si cyo kintu se urimo urabona? Akamubwira ati nta mpamvu yo kugumya arya ibyo biryo, reka yakatiye ibyo biryo, kubera ko ibintu byose namubwiye yarabyumvishije, rero nta mpamvu yo kuba yakomeza kurya iyo ndyo. Ubwo indyo nyine arimo aravuga n'uyu Emuri, ngo nta mpamvu Erike yo kugumya arya ino ndyo. Ubwo nuko nguko Erike yagarutse atangira kuba yamubwira ati Sara we, mbonye amadirishya yose afunze, sinzi impamvu wari ufite ubwoba, ngaho reka dusubireyo, tugenda amadirishya yose arafunze, siko bimeze? Akamubwira ati dore wambaye n'ibirenge, ngaho reka dusubire mu nzu, siko bimeze se? Ndabibona urimo urakonja, sibyo? Undi ati yego niko bimeze Erike, urakoze cyane ni ukuri, sinzi icyo nakwitura. Undi agatangira kuba yamubwira ati ijoro ryose ndaza kuba naguma ahangaha, ntabwo ndi butahe, iri joro ryose ndaza kuba nariguma ahangaha, sibyo ari? Sibyo? Sindi bugumane nawe? Ubwo umukobwa nyine muri nawe akabyumva, kandi nguyu ni ukundana na Erike, ariko akabyumva. Undi yatangiye kuba yamureba akamwitegereza akamubwira ati yewe muri nawe akareba, agatangira kuba yamubwira ati iki ni icyo gihe, ushatse waba ugiye wowe ugashaka ahantu ugiye, kuko ntabwo ndi bube ndimo ndavugana nawe rino joro, wewe ushatse ahantu uba wajya, natwe rero tugiye kuba twagenda, siko bimeze se? Ushaka ahantu uba ugiye, natwe rero tugiye kuba twagenda. Nyine ukamenya ko arimo aramwicaho, yaramubwiye ati we shaka ahantu ujya, natwe tugiye kuba duhuze. Ubwo nuko nguko yagiye, dore umukobwa ngo arasigarana agahinda kakamushengura umutima. Undebere nawe dore ibintu birimo biraba ahangaha, dore umukobwa dore ngo arasigaraho, agahinda kakamwica, ibintu bikamurenga. Reka mbe nakubwira ati tube twakurikirana ku munsi w'ejo, tureba agace gakurikiyeho. Ariko reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like.